yari mwiza pe, bya bindi ubona kuvuga utuye ni mwiza utagiye mu byo mu mutima, kuko mu mutima aho biri ari ibindi bindi ntawamenya yagiye babihabanya. Umugore ntacyo yari abuze, umugabo yaramutse bitewe ariko nakubwiye umugore ari aho ngaho rwose nta kazi afite, yirirwa mu rugo arera abana, ari wa wundi uraha afite n'abakozi bamutekera arya akaryama. Umugore aza kubona ko ibyo bidahagije, haza kuza buriya abagabo mudukurikira, abantu b'inshuti zanyu bagenda mu ngo zanyu ntabwo tubahaciye, ariko mujye mubigiraho ikikanga amakenga. Buriya hari igihe umuntu aba ari inshuti yawe, ntabwo bose ari kimwe. Hari igihe umuntu aba ari inshuti yawe akaba atakwangiriza, hari igihe umuntu aba ari inshuti yawe ariko akazaba n'umuntu wo kugusenyera wowe utanabitekerezaga. Kera kabaye rwose umugabo yaje kuza azana na nyir'urugo aho ngaho kuko bari inshuti birumvikana. Twongeye ko ikaze mwe mukunze kudukurikirana umunsi ku munsi. Birashoboka ko waba uri n'umuntu mushyashya udukurikiye bwa mbere kuri YouTube channel yacu. Icyo tugusaba ni gukora subscribe. Niba utarakora subscribe turagusaba kuyikora. Bishobora kuba warebye iyi video wenda akaba ari ukuntu ayibonye, ushobora kwinjira mu yandi mavideo yabanje ukayareba ukanyuzamo amaso, ukareba uko amavideo twahereyeho ukuntu ahagaze. Mu ncamake ni channel ibagezaho ubuzima bwa buri munsi twiberamo, inama, ubuzima. Ese ni channel ushobora kugera ugasanga aho ubuzima wiberamo bwa buri munsi. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Ariko ngo hari akantu ushaka kutugezaho. Karahari rwose, akantu gahari katari igitekerezo, katari ubona kabayeho. Kabayeho tugira ngo tugire n'inama abantu badukurikira, rwose ntabwo aba ari byiza cyane kuremerera umuntu mubana, kuko akenshi na kenshi hari igihe bikugiraho ingaruka ubuzima bwawe bwose, kandi imbere byari isukari cyangwa ubuki bitewe n'icyo kuryohera muri ibyo. Hari nibyo nakugaragaye buriya hari akantu kabayeho rwose ahantu ntavuze, ariko nabwo byanze bikunze ndabizi baradukurikira barabibona, abahasigaye rwose abashe gukurikira uko byari. Hari umugabo ntabwo muvuga izina, turamuhimba X kubw'umutekano we. Buriya niyo mpamvu abantu kugorana ntabwo ari byiza, cyane cyane abantu mufite ingo mutureba namwe byabigisha. Umugabo yagize atya, yari deregiteri w'ahantu, akaba yari afite umugore mwiza. Aho mbwire rwose nawe ugenda umbwira, yari afite umugore mwiza cyane, wumve umwiza cyane kuri njyewe umureba, wenda kuri wowe ariko birashoboka uhambera mwiza nawe yapfa kubera mwiza, kubera ko twebwe tureba igaragara ntabwo tureba mu mutima. Yari mwiza pe, bya bindi ubona kuvuga utuye ni mwiza utagiye mu byo mu mutima, kuko mu mutima aho biri ari ibindi bindi ntawamenya yagiye babihabanya. Umugore ntacyo yari abuze, umugabo yaramutse bitewe ariko nakubwiye umugore ari aho ngaho rwose nta kazi afite, yirirwa mu rugo arera abana, ari wa wundi uraha afite n'abakozi bamutekera arya akaryama. Umugore aza kubona ko ibyo bidahagije, haza kuza buriya abagabo mudukurikira, abantu b'inshuti zanyu bagenda mu ngo zanyu ntabwo tubahaciye, ariko mujye mubigiraho ikikanga amakenga. Buriya hari igihe umuntu aba ari inshuti yawe, ntabwo bose ari kimwe. Hari igihe umuntu aba ari inshuti yawe akaba atakwangiriza, hari igihe umuntu aba ari inshuti yawe ariko akazaba n'umuntu wo kugusenyera wowe utanabitekerezaga. Kera kabaye rwose umugabo yaje kuza azana na nyir'urugo aho ngaho kuko bari inshuti birumvikana, aza kubenguka umugore we arabimuhisha. Ntabwo unyumvire rwose nawe ahantu sigeze, arabimuhisha pe, ari wowe arabimuhisha. Amaze kubimuhisha umugore nawe agenda bakuraburana gake gakeya, baza guhangana. Umugabo ntiyabimenya,
akajya ku kazi gutyo, akaza rimwe na rimwe akajya amuta ku kazi, akaza gusura umugore atanamubwiye, baza kuba inshuti nyine zifatika. Urumva aho byaje kujya, n'abana baramumenyera. mukajya mufata nka tonto wabo. Nka tonto yaje ni inshuti ya papa, gutyo rwose. Bidaciye kabiri rwose, hashize nk'amezi nk'atanu, umugabo atangira kujya agira uko yigenza abakuru umunani. Urumva agira uko yigenza. Urabona ko byanze bikunze umuntu waguciye inyuma ntushobora kumuyoberwa. Ntabwo wamuyoberwa. Nubwo abenshi bavuga ngo gukeka ni icyaha, ariko hari ibintu bitazamo gukeka buriya. Iyo nyiri inzu yakwifatiye, wewe kubitewe n'ingendo uba ukorera aho hantu, ntabwo uzishama cyane. Abaturage baje kuvuga ngo batari ku bintu urimo ni ibiki wa mugabo. Ako kazi kakurutira umugore, watuje ugashyira agapira hasi ukanacunga urugo rwawe ko rwinjira. Umugabo ateka reka murashaka kuntera, ati murashaka kumusenyera, dore izanyu byaranze, none muragira ngo nanjye nsare nk'uko mwasaze. Ariko ntibyateye kabiri. Byarangiye wa mugabo yajyaga amubeshya aza kwisigaza mu nzu, amubeshya ko yagiye arongera aca inyuma, aragaruka. Abagabo n'abagore ako kantu bazakagukorera rwose. Ubwo ndabarabuye, ntukumve yuko aho ngaho uri wenyine gusa, hari igihe baba baramenye ibyawe bakaba bazagucakira. Uzajya utuza ushyira agapira hasi, ntabwo ari byiza guca inyuma uwo mwashakanye. Iminsi y'umujura ni 40. Aza gusigara, noneho wa mugabo aza kuza kandi yaramubeshye. Buri gihe yarajyaga kuza akamubeshya ngo agiye mu rugo kugira ibyo akora, ngo araza kugaruka. Urumva? Ariko byarangiye abafashe. Icyo kintu ntabwo cyari kibura cyane, kandi hanze aha biraneze cyane. Bireze cyane. Menya ni nabyo biza bigafatamo za gatanya ubona zisimbukana bidasobanutse. Abana ugasanga uburere ni ikibazo. Iterambere n'uburere bwabo ukabona burimo buragenda busa nk'abusubira hasi. Ugasanga niba umwana yabaye yarakuriye mu nduru imeze gutyo, abana ababyeyi babo bameze batyo, bari mu dukino nk'utwo uko byagenda kose, naho haza kuvukamo ingaruka z'imibanire mibi. N'abana nabo bakabireberaho, nabo mu mikurire yabo nabo ugasanga bameze nk'ababyeyi babo. Ubu tuvugana umugabo, urabona umugabo iyo yasanze bamuciye inyuma ntabwo abyihanganira. Yaravuze ati ntabwo nkwica, nta kintu kindi gukorera. We umugabo niba nabyita ngo yabaye intwari, sinzi uko nabivuga, we yahise amwihorera, arisohokera arigendera. Umugabo utagize ikintu avuga, ntagire icyo akora, ni bwo buke. Arajya mu kazi aragaruka. Uzi icyo yamukoreye? Yaragiye akugurira icyitwa imyenda y'umugore, amugura ikintu cyose yari yaramwatse yaramwiba. Arangije aramubwira ati umugore wanjye ndagukunda cyane, ndagukunda pe, nubwo biriya bintu byabaye ntugire ikibazo. Uriya mugabo wagushutse, uriya mugabo wagushutse tubyirengagize. Ntabwo rwose wari usanzwe ubikora, gusa ntuzongere gutuma aza aha ngaha, tuzatubana bisanzwe. Ariko naramubonye nta n'inshuti yanjye, aramwoshyushye neza mbere. Umugore akajya agira ikeka ati uyu mugabo utagize ikintu amura, akamubwira gutya, ande magatima gutyo gusa. Umugabo akazajya ku kazi, akaza akarya, akagera gute, iminsi 3 irashira, 4 icyumweru, ukwezi. Arangije aramubwira ati bitewe n'ukuntu mukunda, amukoresha anniversaire, ntabwo yagiye yarigeze abikora igihe y'amavuko. Abantu na wa mugabo araza barafeta. Urumva? Aramutumira, araza barafeta rwose, birarangira. Umugabo abona ko baniyunze, nta n'umuntu ubizi muri karitsiye. Umugabo mwibura ko baragiye bajya mu kabati, ntuzongere nanjye ntazagukorera, ntazajya ku mugore wawe. Umugabo wese abona ari ibisanzwe. Umugabo aza gukina, aza kubwira umugore we ati ubu tuvugana, yari afite nka butare, turashaka ko tuzigurisha tukajya kugura ahantu heza, tukava mu Mutara nyine, tukazivana mu Mutara. Inka barazigurisha, ntumbaze amafaranga bazigurishije, zari inka zirenze hafi 30. Ndabizi hano mu Mutara ni abatunzi b'inka cyane. Noneho umugore aremera, barasinya, barongera na hariya batuye, naho umugabo araza ati nangaha nabonye ahantu twajya heza mu mujyi,
nakugurira inzu nziza tukabaho neza n'abana bakiga neza, reka tubigenze gutya tuhagurishe. Nawe yashakaga ko umugore asiba, yagiraga asiba. niwo mutego yamuteze. Umva aho ngaho umugore ati ntari umugabo wambaye se ansanze muri biriya bintu. Niki cyatuma ntamusinyira. Umugore urumva ntabwo yatekereje kenshi cyane. Umugore aravuga ati umutware mukuru rwose ndabisinye. Arabisinya. Amaze kubisinya umugabo umukiriya araza baragurisha $40,000,000. Ibyo byose bakeka ko ari $40,000,000. Urumva ku mutima umuhanga we yaravuga ati tayari. Ikintu yamusigiye yasize inzu gusa n'akarima ko munsi y'urugo gusa. Arangije bamaze kuyafata neza. Umugore ari umugore mwiza cyane, maze gusa neza kubera kurya n'ibiki byose. Arangije umugabo ahita afata akagare agenda ajya kuzana moto ebyiri mu mahanga, moto zo kugendaho abamotari yuko bagera nyine agiye no kugira ibyo amugurira bikeya mu mujyi. Batega moto ebyiri, umugabo ajya kuye n'umugore ajya kuye. Umugabo ahita akora sansenike direct ako kanya. Umugabo moto aravuga ati yihata ikiboko. Bageze i Kigali, umwe aca mu muhanda wo hepfo n'urugendo rujya Nyabugogo, undi ahita azamuka mu mujyi. Sansenike umugore we mu bugenzi guhera icyo gihe kugeza no isaha kandi hashize imyaka 10. Nyumvira ari wowe, hashize imyaka 10. Ubu abana cyo gukora barize bararangije. Abana barize bararangije. Umugabo ntabwo yakomeje kugenda abafasha, ariko umugore ubu ngubu nta mugabo ukimwitaho. Umugore yabaye umuntu uraho mubi. Umugore yabaye umuntu uciriritse, nta n'umuntu ushobora kumukoraho kubera ko urabona ingaruka ibyo yaryaga n'ibyo byose. Na wa mugabo wajyaga aza kumwinjira nta gakiza. Buriya abagabo bagenda bakurikiye n'abantu bafatika, utagira ngo umuntu apfa kuza gutyo gusa. urumva ko ingaruka ibibazo byose byatewe n'uwo mugore. Uwo mugore wabiteye, ariko umugore yabati mana yanjye uwangarura umugabo sinakongera kumucira. Kuba umugabo hari byinshi yabasha kuba yibonera ubwe, kubw'amahoro make kubw'amahoro menshi yishakira mu rugo no kwirinda intambara nyinshi, akabitwara gake cyane rwose. Akavuga ati reka mutware gakeya mbone kuko twatandukana. Ariko ku bijyanye n'imibereho ndabizi neza tugiye kujya hara muri Gatanu avuka intambara nyinshi n'ibintu byinshi cyane rwose. Mubwiye amakosa ye twasimbukana, ahubwo reka mureshyareshye, imara kumureshyareshya imitungo tumara kubikora tukabirangiza tumureka. Urumva ko nawe yamubereye imfura, yamusigiye nibura inzu imwe yo kubamo n'umuryango kugira ngo yaramusigiye, ariko wumve ko gusa yahise afata amafaranga yashyira kuri konti. Abana avugana n'umwana mukuru ngo barajya barihira, bararize bararangiza, na bucura arize ararangiza. Ariko wumve ko uwo mugore nta mugabo ukijyayo, yari umuntu aho ngaho uciriritse. Kuko urabona nawe ubwe n'ibiryo ntabyo akibona, ubu ntabwo akibona. Urabona ko nawe defo y'uwo mudamu, umudamu yahoze urumva yakoraga ku jisho, aho umugabo yamuboneye nawe muri make nabo baracenganye. Aravuga ati wo kugira ngo ngende mwereke defo ze ko ndazizi nta gishya mfite kuri we, nsanga mumenyereye, bakeka ko reka nishakire inzira ndebe uburyo ki namuhunga. Rwose umugabo ngo ni umukire ameze neza cyane, ariko umugabo uruhande rumwe mbona yarafashe icyemezo cyiza. Nanjye nagishima kuko yanze kugira icyo. Buriya hari umugabo wanakwica, we yanze yankubira yo kujya hariya mu wirirwa musaragurika. Nabo baraza kutubwira muri komenti hasi aho, we yanze kujya gusaragurika ngo ajye muri bya bindi byo guterana amatiku, amagambo y'iki byose birirwa bahanganye. We yiha igisubizo nk'umugabo, aravuga ati basigiye inzu umuryango uzabamo, n'abana basigiye amafaranga azababeshaho, ndamusize aho, ntago azara hanze, asigaye akora ibyo akora, ariko nanjye njye gufunda ubundi buzima ahandi
mbashe kugira irindi terambere. Ariko iki cyemezo ni cyiza, abantu benshi iyo bakigiraga aho kugira ngo bicane, kuko kugira ngo abantu bafatane bicane bagire barwane intambara y'umundura, usanga wenda hari n'ukundi kuntu bijya bibaho, ugasanga abantu muri gatanya zabo ugasanga habanje kuvukamo intambara ikomeye, no mu maso yabo abana bikagaragara nabi, ugasanga ntabwo bimeze neza nk'uko byakabaye cyane rwose. Ariko mu buryo bikoreye nk'iyo gatanya imeze gutyo, nta nkundura bagiyemo iteza ibibazo, abaturage ntibaba bose cyane, nabyo biba ari ibintu byiza cyane. Uzi ko umugore yamaze igihe yirirwa ku murenge arimo kugenda ashaka imfashanyo, avuga ati mwamfashije, ati umugabo yarantaye bimeze gutya na gutya na gutya, abantu bamuteraga bose baramukwinaga cyane muri karitsiye, bati ni wowe wabaye nabi wageze gutya, ati hagarara hamwe wumve. Ariko uzi ko biriya bintu umudamu yakoze, biriya bintu umugabo yakoze, uzi ko abantu benshi bitajya bishobora, ushobora gusanga wenda nk'ikosa riri ku mudamu ni urugero, ariko bitewe n'ukuntu mwagiye muhangana mu baturanyi, umugabo akazamubona ko ari ufite ikosa nyine, muri make we yirinze guca imanza no kwikurura mu bibazo byinshi atapfa gukiranuka nabyo, we yiha igisubizo. Hari ingo nyinshi zanga ko abaturage bababona, akavuga ati ariko ahantu koko ubu njye kwishyira hanze bigende bite. Hari ingo nyinshi zibyanga rwose, kandi turabizi cyane, ni nyinshi cyane zibyanga, ntabwo dukunda ubundi abantu banazi n'ubwenge bakaba banakora gutyo. Aho kugira ngo ubona divorce ikunaniye wikwica umuntu, bigenze ahubwo ushaka izindi nzira witambukire, kuko nk'ubu nubwo yabataye ariko abana yarabigishije, ikibazo kubata ugata umuryango n'abana, ikintu yahimye gusa ni umugore wenyine, yaravuga ati uyu nguyu n'ubundi twabonanye gusa, ariko yambyariye abana, ariko abana be yarabigishije bose bararangiza. Rero abantu mudukurikiye, ntukagire ngo ni wowe uzi ubwenge wenyine ugiye guca umugabo wawe inyuma cyangwa umugore wawe inyuma, buriya baravanga uwubungabunga n'uwuhagaze cyane. Hari igihe wowe uzi ko nta muntu urimo kukureba, ariko n'igikuta kiba kikubona isaha n'isaha rwose. Hari igihe uzajyamo uwo muntu aze akumange yinjire maze mujye mu cyumba, na wa wundi ahite. Hari abagabo bakunda kwiyibagiza ibintu cyane, hari n'abagore bakunda kwibagiza ibintu, akagaruka ati njye nari nibagiwe ikintu, aha rwose nari ngarutse ko ndeba mwakinze, kandi iyi nzu ari iyacu, kandi ari uburyo bwo kuneka gusa, kandi ari uburyo bwo kuneka rwose. Nubikora rimwe ukabona udafashwe, ukabikora kabiri ukabona udafashwe, umenye ko ku bwa gatatu hari igihe bizakugwira, byanze bikunze. Gusa kandi biriya byo bijyana n'uburyarya, burya urugo rwubakiye ku buryarya narwo ntiruramba, ntabwo ruramba buriya. Abantu bajya biga kubana neza muri ubwo buryo, mutaryarya mutabeshyanya, kuko niba hari ikibazo kigihari mubanze mwicaze mukiganire muri babiri, wishaka gusa nkaho muhanganye, uvuga ati ndacunze aragiye nawe ngiye mu bindi, ugashiduka wenda urugo rwawe ibindi rwabaye nk'isoko, buri wese anyanyuramo uko yiboneye. Ni ukuri cyane rwose, murakoze kuba mwadukurikiye, ni iby'agaciro cyane, kuko ibiganiro byacu turabibona murabikurikirana cyane, kandi mujye mushyiramo komanteri, nizo zidufasha kuba twakomeza kugenda tubagezaho ibyiza cyane, tukanamenya n'ibyo abantu mukeneye kurusha ibindi, kanatubwira n'insanganyamatsiko y'ubutaha tuzaganiraho, kumenyesha muri comment. Ni ubuzima busanzwe tuba tuvugaho abanyarwanda bose babamo, nta nubwo uretse wenda abumva ikinyarwanda bumvise ngo cyumvwa n'abantu benshi cyane, cyumvwa na miliyoni zigera muri 50 harya, ni miliyoni 40 zibasha kumva ikinyarwanda, ziri ahantu hirya no hino ku isi. Turashibuje n'abaturanyi bacu bari i Burundi, turabakunda cyane, na Tanzania, abari aho za Goma, Bukavu, turabasuhuza cyane, nabo mujye mutugaragariza ko mudukurikira cyane, n'abaturanyi bari za Entebbe hariya Bugande, hano muri Kampala cyane, bajya batubwira ko badukurikira cyane rwose, kandi turabashuje cyane. Mbona no gusubiza abo muri Canada n'abanyarwanda benshi bajya bagaragara ko badukurikira, Canada hamwe na za Ottawa cyane
no muri Belgique urabona za Toronto hariya hari abantu benshi bagiye batwandikira batubwira ko badukurikira ngo bashimishwe n'ibiganiro byacu tuboneyeho kubashimira mugire ibihe byiza tuzasubira ubutaha ciao ciao